Bahintene nkuru Fisto munda zero perezida gati cy'ibyumba munda keke Bristol ngari bebe magitade murala. Ongera kajwi bakumve neza. Uti Niyo nkuru Fisto munda zero perezida gati cy'ibyumba munda keke Bristol ngari bebe magitade umurala. Ngiye ibintu uvuze pe. Do nta nakantu na kamwe numvise. Uwo bufite imyaka ingahe? 14. 14. Muri aba tumaze kuvugana ni wowe mutoya muri bose. Naha najya kubyinira kwa Kairos muri kuri yitwa IMD. I'm son of lion, I'm hard as a lion, I'm hard on desire, yeah. Numva nzabyina akaba ari byo binunga. Ukabikora nk'umwuga. Uwo kabisa ukavuga ngo nzabikora nta kindi kintu nzakora ngewe nzabyina mbari byo bintu nge nikorera bintunge binkorera ibintu byose. yeah.
iya nkuko mubibona ni TV yanyu ya indi yitwa amarangamutima agomba kugaragara noneho abo duhuye nabo ni amateka bakoze ibintu byitwa amateka atazibagirana atigeze anabaho. Ni abana bato, ni urubyiruko, ni abajeni ndetse ebana keretse kubegera bakageza ibintu bafite ku banyarwanda, barabyina, bararirimba, barakina filime, nta kintu badakora. Mbega ngiye bantunguye, ngiye kubegera mbavugishe ibintu bafite babigeze ku banyarwanda ebana. Ubundi namwe muri comment muzandika aba bantu murababona muti. Reka mbegere mbega. Yo bro bite? Dore mbasanze mwatwitse muri kwikubitira, nanjye ndavuga ngo ntago marenga. Reka tubikore byanyabyo. Ngewe mwese ntago ngenda mbageraho. Reka mvugane n'uriya mugabo. Uriya mugabo nabonye ari ubana imari ubaha ebana ibintu byose ari ubayobora. Reka tuvugane tureka mwegere. Yo bro. Bimeze bite? Uratangira wibwira abanyarwanda amazina yawe, ese ukora iki? Bimeze bite? Kungiye ngusanze anga uri kubyina, ushobora kuba atari byo bintu ukora byonyine, ubwo urabaha ukuri kose. My name is Dr. Walili. Nkaba ndi umubyinnyi, nkaba ndi umustar, nkaba ndi umuhanzi, nkaba ndi n'umufashion too. Walili. Ariko ngewe urambwe ngo uri umusitari kandi n'ubwa mbere nkubonye pe. Abastari benshi ndabazi, tugenda tubabona. Bimeze bite uri umusitari ku ruhe rwego? Bimeze bite ku buhe buryo? Nge ndi umustar ukizamuka muri 2020. Nye nkaba nashaka n'abasponsor buryo nzajya kuri rwa rwego mumenye. Ereka abantu bakubera abasponsa ikintu ushoboye kugira ngo bazashora amafaranga babonye ko ufite impano ya nyayo. Banze kubita rap, wambwiye kuri n'umuraperi, ibindi turabijyaho nyuma. Go this money you got down the man in the day mapende one news ye no mugufa ko news icuze ama agent nigga ama agent this money you got down man in the day mapende ngo kuvuga byinshi nibivuga money, kuvuga cyinshi nibikora money. Baby gatuza nkubwire iyo foto, uwo mwana namubonye mpacitse, turagenda muri bet muri hood balance, ninge papa cyangwe nyiri drip, umwe nyitirira nagwa nsi ndayoboye mu murwa baramuzi ya nega. Umuntu kwiyitirira namvese uvuga ngo papa cyangwe ni weho, umuntu kwiyitirira ninde? Biragaragara. Oya zirambeba. Abashaka kuvuga ngo twe turi imbeba, ntago tukiri imbeba. Wowe bwageze ku rwego ruri invisible. Uwo muntu ninde se? Uwo muntu ninde? Ni papa cyangwe. Urumva ko nawe wemera yuko ari papa cyangwe? Nawe ugahindura papa cyangwe. Papa cyangwe niba papa cyangwe bangahe dufite hano mu Rwanda ngo babyumve neza? Babiri. Uwuhe n'uwuhe? Papa cyangwe na papa cyangwe Oji. Ndashaka kumenya Oji na Pirate. Pirate nizira nirambeba. Iyo mbeba nge nago nyizi men. Nabandi bashobora kuba batayizi. Iyo mbeba we yariririmbye kubera Reva ariho, nago ari yo wenda yavuga ngo abana bamusarira, akumva ko urubyiruko wenda bo ari imbeba. Ukuntu bimeze nyene papa cyangwe King Lewis. Nagashaka kuvuga abantu bose n'imbeba uko tuzamuka twese, yazamutse muri Vision 2020. Ukuntu bimeze natwe ubwo nyine naturekere tara zacu, kuko tara dufite nta nubwo yanazigeraho. Twe twatangiye zamani, none ubwo we kwitajya mu mishinga, urumva Rocky nyine akamusupportinga akamugeza hejuru, akumva yuko abari hasi akabita imbeba. Ibyo bintu ntabwo ari byo rwose, nakamubwiye akabikosora, kuko twebwe turi abantu kandi turi abanyarwanda twese, tuba tugomba guteza impano imbere. Twikomereze nabirenze, ubona kumvise gusa impano urayifite. Abanyarwanda babyumvise kandi abanyarwanda rega nabo baba bareba, basiposa bakurebe, dore ni urubyiruko n'umwana muto cyane. Reka dutangire ahantu, ndashaka kukubaza ibibazo bibaza gutya. Ndakubona ngenda abana uri umupeti pe. Wabwe ufite imyaka ingahe ubu ngubu akakanya? Mfite imyaka 18. Umujene w'imyaka 18. Byaje gute kugira ngo wumve ko waririmba? Kuko nasanze ngiye uri kubyina nago narinzi kuririmba pe. Kugira ngo wumve ko waririmba, impano yaje gute? Se weho warize, wagiye mu ishuri wiga kuba umuziki cyangwa ni impano? Byaje gute kugira ngo wumve kuri umuhanzi, waba umuhanzi? Nuko nyine umuntu akura nyine yumva yuko ikintu gikorwa azagikora ageze wenda mu bukuru, wenda mu gihe cyo kubyemererwa. Nyine ndangije kwiga impano nayihereye kuva kera nkikiri umwana,
mu ishuri nabaga ndi kwandika indirimbo z'abasitari bose ba Meddy, ba The Ben, bande ba Nasoni bose nzizi mu mutwe, bari Click mbazi, ba Pfra zose nzizi, bari abahanzi bose nzi indirimbo mu mutwe, mwimaje nkavuga nanjye urwego ubu bariho, nanjye mu myaka iri imbere y'ahazaza nanjye nirwo wenda nzaba ndiho, wenda nimbona nk'abasponsor nk'uko babaspotinze bakajya ku rwego ruri hejuru, nkavuga nanjye nzashaka wenda uburyo nanjye ngira studio nkahiga imihigo nahize. Noneho ati ndi umwana nkumva indirimbo za ba Pfra, nkumva indirimbo za ba Meddy, bande hari umuntu byanga bikunda, noneho wowe wirefeye ukavuga ngo uyararirimba ndabikunze nzabikora nkawe cyangwa nanamurenge. Arahari uwo muntu? Arahari. Uwo muntu nuwo bita nde? Navuga nka Bruce Melody. Bruce Melody yatangiye mureba aremba ngo kagofoto ngo uzakansegere. Uri umwana mutari kukavuga ati Bruce Melody ndabona bikora neza. Riderman ya. Papa mukuru kuri weho ni Bruce Melody. Riderman. Gira ikintu ubwira Bruce Melody na Riderman, dore bari kukureba. Reba muri kamera ubabwire nk'abantu ufata nka papa mukuru wabo. Ngiye nyine ukuntu mbifata, Bruce Melody no umuntu ndeberaho nangarugero, akora indirimbo igakora hit biri ku rwego ruri hejuru, nanjye mbonye ira hit cyangwa tugahura tukaganira, nanjye ndabizi namukuraho impanuro nyinshi nk'umuntu nduta grand frère, akangeza wenda nk'uko ibyo yagezeho cyangwa akangira inama akambwira uzatangira gutya, kuko nta muntu ubyuka ngo ahita ajya gukora, nta muntu ubyuka ngo ahita ajya studio ngo bimuzemo, arandika agatekereza akabiha umwanya. Nanjye kuvuga wenda Bruce Melody duhuje n'umwana uri muto wenda nka petit frère, wenda akangira inama nkazumva nka grand frère w'umuhanzi kaye ugeze ku rwego ruri hejuru. Imbere y'ino mikoro gira umuntu ushimira waba waragufashije mu buzima bwawe, mu rugendo rwawe rw'ibizi gahunda zo kubyina, kuririmba, ariko ukavuga ati uyu muntu arakomeye cyane kuri ngewe, ni untera imbaraga, yaba ari mu bushobozi, yaba ari kukugira inama. Gira umuntu ushimira ubundi tujye tuganirize na bagenzi bawe. Nka papa ndamushimira cyane, uko nangira ibintu wenda bya talent nigeze nca intege wenda ngo ndi umwana ngo ndi iki, yatumye nyine ansapotinga ambwira ngo genda ukora ariko ntuzajye mu bintu bibi, uzajye mu bintu byiza kaye biguhe inyungu, kaye binakugirira akamaro. Papa rwose ndamushimira kuko niwe watumye ngera na studio, nkabamushimira cyane, akaba ari umubyeyi mwiza. Papa wabyumva hari hose kumushimiye. Reka twegere n'urundi rubyiruko kuko tubasanze muri benshi nabo tubaganirize. Sawa yo bro, yo ngaho nawe tubwire, weho uraririmba urabyina bimeze gute? Weho uratangira wibwira abanyarwanda amazina ubundi tubwire n'ikintu ukora. nanjye nyine ndabyina, nyine ndi n'umutraperi kabisa. Ukora trap? Dukubitire kuri trap. Ngo nkunda ikibaba nkubwiye banga kugira ngo bidahinduka umwanda, ni nka nyiri bamba utazuri hanze kandi imitungo ari we wayira, nyambirye ndi menge kuko ibihenze nasanze ni pakalenge yo hejuru. Uravuze ati ongera tubwire izina ryawe, ngewe bise bincamo kuntu y'ubusani. Gewe nitwa Papa Kiki. Papa Kiki kubera iki Papa Kiki? Impamvu nyine mbona ngiye niswe Papa Kiki, nitwa Cyiza Iradukunda Kevin. Noneho nararebye ndavuga ati ujya kuri Facebook wasacingamo papa cyangwe akaza akayabo, urumva. Noneho ngiye ndavuga ati ubundi kweki nitwa Cyiza, kweki noneho nakandika izina Kiki n'umugore uzanuruka akitwa Mama Kiki. Noneho ndavuga ati nanjye noneho reka nongereho papa, urumva. Noneho nanjye bajye bagenda basacinge Papa Kiki nze ndi ngenyine, ariko babandi bita ngo papa ibya ntago bigezweho. Ese bundi iyi impano yo kubyina urumva muba mwahuye muhura mute? Ese mufite team manager, uburyo bwanyu bibyinira yanyu hari umuntu ubakurikirana cyangwa mubigenza gute, mukora mute? Twebwe ukuntu tumeze tubyinira kwa Karirosi, tukaba dufite nyine mu team manager bita Bashiri, niwe ubakurikirana. Niwe unabatoza se cyangwa bigenda bite? Aradutoza, niwe udukuriye, niwe perezida wanyu. Muri benshi reka twegere n'abandi bajeni twasanzemo n'undi mupeti muto cyane kabisa. Anyegera ze hino nawe yigaragaze, atubwire uburyo ibintu akora, uburyo byashemo, ukuntu yabitangiye, kuko ndabona ari nawe mupeti, ndabona ari we mwana muri mwese. Bro bitse? Imbere.
Ebwira amazina yawe abanyarwanda. Kibaye niyo nkuru Fiston Mundazere perezida gati cy'ibyuma mu ndekeke Bristol ngari bebe magitade umulala. Ongera kajwi bakumve neza. Uti Niyo nkuru Fiston Mundazere perezida gati cy'ibyuma mu ndekeke Bristol ngari bebe magitade umulala. ngewe ibintu uvuze pe do nta nakantu na kamwe numvise. Mundazeru ndayumvise. Mundazeru Bebe Majo. Bebe Majo. Bebe Majo. None ufite amazina ariko nka 20 yose ni amazina se. Numvise yose ni amazina cyangwa ni gute? Ako na amazina yanjye ni nickname ndutu. Yeah, uri umubyinnyi uri n'umuhanzi cyangwa weho no kubyina gusa? Ndabyina gusa tu. Urabyina gusa. Fo. Hanyuma ufite imyaka ingahe? Imyaka 15. Umujene w'imyaka 15. Byaje gute kugira ngo mve kugomba kubyina kuko ngiye nabibonye mbona ibintu ukora na amateka. Ese kubita kana ariko babanze barebe. Kubita kana hanga. Kubita kana. Ya, je nakubonye urankanga ndanatungurwa abana. Byaje gute kugira ngo wumve kugomba kubyina noneho bikagera kuri uru rwego. Urwego uriho rurashimishije. Naba tipe babyinaga muri quartier naraza nkagenda ngabareba ibintu babyina ntange bitangiye kugenda biza uko bakajya bankiramo nagiye ngabyina rimwe na rimwe bigenda biza uko nguko narabimenye to. Nkuko nguko uba wagiye kubyina wenda mu rugo ntibashobora kuvuga ngo wagiye hehe bimeze bite bakakubangamira bakavuga ntidushaka kugenda iyo mu rugo babonye ko ubyina bino bintu bikora babyakira neza nta kibazo. Babyakira neza kuko bazi aho tubyinira ibintu byose arabizi to nayamubwiye nawe yaraje arabireba. Babona ibintu byose ari neza. Abantu babatera nkunga rwose bashaka ko impano zizamuka impano ziba zihari ikibazo ni ukuntu kuba twabageraho tuba twabagezeho abana murabibona. Nk'uyu mwana ukora ibi bintu afite imyaka 15 ku myaka ye 20 yabakora amateka arenze cyane. Ninde muntu ubyina cyangwa weho wireferaho ubona ibintu akora ukavuga ngo nzabyina ngewe ngere nk'ahantu ageze cyangwa murenge muri iyi gahunda yawe yo kubyina? Mutazigi. Zigi. Ukamureba ukabona ibintu akora na amateka ukavuga ati Kweri kabisa. Kweri kabisa. Ngiye noneho mwankoreye ibintu ndemera kabisa. Bro, ngiye ikintu nakubwira Courage dore umwana mutoya. Ntuzajye mu nzira zo guca hirya no hino nimba ari ukubyina uzabyine ubikora bikunze umuntu wireferaho uzamugeraho kuko nawe yatangiye ari umwana abaho ubuzima nk'ubwo ubaho agera ahantu avagira n'ahantu agera. Courage weho reka tuvugishe n'undi mujene. Egera hino nawe tubwire. Wowe bakwita nde? Reba muri kamera wibwira abanyarwanda. Nje nitwa Ishimwe Patrick. Yeah. Hanjye ndabyina tu. Wowe ufite imyaka ingahe? Hanjye ni 15. 15 ungana n'umujene. Amubyinnyi ndamwakira nk'umubyinnyi umuhanzi mwakira nk'umuhanzi. Twagiye. Byina. Tundi tugenda tuza. Utundi tugenda tuza. Hanyuma weho umaze nk'imyaka ingahe ubyina ubu ngubu? Kubyina byo nabitangiye kera cyane nyine mu rugo. Banshimira ngo ndabizi. Ako nyine nanjye ngenda mbikunda gutyo. Ubu bawumva nta kintu cyabaho ngo ureke kubyina uba wumva uzabyina mpaka kabisa ubuzima bwawe ni ukubyina wahisemo? Umuntu erega ntagamenya yazaza. Ako nyine iyo bije urabyina haza n'ibindi bintu bigenda bihinduka nabyo ukabikora. Nawe nakubwira ati Courage ubikora ubikunze ni sawa cyane ngewe mwanyemeje kandi n'abanyarwanda bazabibabwira ko ibintu ari sawa cyane ni ibintu ukora ni sawa cyane. Natwe turabikunda cyane. Twebwe rero nka TV yacu yitwa Amarangamutima turabegera abantu bafite impano bakagaragaza amarangamutima yabo ibyo bashoboye bakabigaragaza hanyuma abanyarwanda nabo bakabikurikirana. Uko abantu bakumenya niko ushobora kuva ahantu hamwe ukagera ahandi. Twebwe twarabyemeje tuzajya tubegerera abantu bafite impano izo arizo zose tuzibagaragarize namwe mubibone. Hari undi muntu ushaka ko twavugana se? Nawe ngwino tubwire nawe tubwire gahunda yawe gahunda ufite dore weho noneho turasanga uwo ufite imyaka ingahe? 14. 14. Muri aba tumaze kuvugana ni weho mutoya muri bose. Nawe dukubitira akantu. Kanose. Uri umubyinnyi nawe uri n'umuririmbyi se cyangwa weho ni ukubyina nawe gusa?
Ngewe ni ukubyina gusa. ukubyina gusa. Kubyina weho umaze imyaka 14 niyo ufite. Ese umaze igihe kingana iki ubyina? Ngewe nabitangiye mfite imyaka 9. Imyaka 9. Nko ku ishuri se nta kuntu wajya kubyina nk'abana bakaba baguhururira bigatuma utiga bikabangamira gahunda zawe z'imyigire se? Ngewe nabyinaga abana benshi batabizi, sibye abantu bo mu rugo nabo babimenya bonyine n'abanyigisha. N'ubu umuntu kwigisha se ku buryo uvuga ngo akantu wakabonye arakakwigishije uragafashe neza, ni umuntu wo mu rugo cyangwa ukiga gutya muri bagenzi bawe? Naho hantu najyaga kubyinira kwa Kairos muri kuri yitwa IMD. IMD. Ninde muntu wabigishaga? Twebwe twarigishaga ariko kandi dufite umukuru wacu. Mukuru wanyu ubundi bindi ukagenda ubikopera kuri bagenzi bawe. Wumva uzabyina ukageza nka ryari se? Ngewe numva nzabyina akaba ari byo bintunga. Ukabikora nk'umwuga. Uwo kabisa ukavuga ngo nzabikora nta kindi kintu nzakora, ngewe nzabyina mbari byo bintu nge nikorera bintunge binkorera ibintu byose. Wiga mu mwaka wa kangahe? Mu wa 2. Secondaire. Yego. Uziga urangize ibyo kuvuga ngo urajya kudepoza oya, ahubwo ukurikirane gahunda zawe zo kubyina. Byanga bikunda ubwo urabikunda, ariko hari umuntu wabibonanye ubona ni nk'umuntu ubyina agenda nko mu modoka nziza aba nko mu nzu nziza, uwo muntu arahari se cyangwa nukubyiyumvamo weho gusa nta muntu wirefera? Arahari. Uwo muntu ninde? Mwita Dance God. Dance God. Niwo muntu wirefera ukavuga ngo nzaba nkawe nzanamurenga. Wowe ushyiremo courage ahubwo uzamurenga. Uzaba we wanyawe wo mu Rwanda unamurenga ugere kure cyane. Sawa courage. Yego, merci. Sawa. Mudukurikirane ku Marangamutima TV, ibikorwa tuzajya tubibagezaho umunsi ku munsi, mukore sub, mukore share, like na comment, mutubwire uko mubibona ibikorwa byacu. Ni inkunga ikomeye cyane kudukurikirana. Twarangiza tubasezera.